byina ko barara ijoro bakageza mu gitondo. Harya ngo mwebwe muzarwara ni murara musenga, ko batarwara se baraye babyina. Urubyiruko, Imana ibwira Yeremiya, iramubwira ngo Yeremiya, naragutoranije kugira ngo ngutume. Kandi ibyo Imana yatumye Yeremiya nibyo Yesu yatumye abigishwa. Ubwo icyambere Yesu yahamagaye abigishwa barabwira ngo ngiye kubatuma, mugende mujye mu mahanga yose muhindura abigishwa banjye. Haleluya. Mwiteguye guhaguruka abantu bakamenya Yesu kuko mwamumenye. Numvise uriya musore wo mu bana b'abapastori avuga ngo Imana igira abana ngo ntigira abuzukuru ngo nabo bari mu nzira ijya mu ijuru. Icyangombwa ntabwo ari kujya mu ijuru. Iri ni naryo kosa rikomeye cyane abantu bafite. Abarokore benshi bicaye barimo gucunga agakiza aho gucunga icyo Yesu yasize atubwiye gukora. Ntabwo ijuru tugomba kuriharanira. Serious, ibi ngibi ntabwo ntinya kubibabwira. Ntabwo ijuru riharanirwa, ntabwo ijuru rikorerwa, ijuru twarihawe mu ipaki y'agakiza. Umunsi Yesu amagakiza namwakiriye, ijuru hahindutse iwacu. Ahubwo icyo ngomba guharanira ndi hano ku isi ni ugusohoza icyo Imana yanshyiriye hano ku isi. Nibyo Imana yibutsaga Yeremiya, ikamubwira ngo Yeremiya, wimbwira ngo uri umwana, n'abandi bose barakuze, n'abandi bose batangiye ari bato, abo nahamagaye bose nabahamagaye ari bato, wimbwira ngo uri umwana, haguruka ujye gukora ibyo nakubwiye gukora. Nibiki Imana yadutumye gukora mu gihe nk'iki? Genda ujye mu mahanga yose uhindura abantu abigishwa. Ngewe nyashimira Imana yampamagaye ndi umujene mfite imyaka 25, ndi umunyabyaha usobanutse. Mu byaha narisobanutse, ngiye no mu gakiza ndasobanuka. Ibyo gihe sinjya menya kuba kazuyazi. Iyo ibintu nabikunze urabimenya, niyo nabyanze urabimenya. Niyo nifashe nkamara umwanya, hari ubwo niyumanganya nkifata ariko byageraho ngaho bikanga. Yeremiya nawe hari ahantu yanditse aravuga ngo nagerageje kwifata ngo nkumva ngo bimeze nk'ufite umuriro mu magufwa. Ikintu cyo gukorera Imana, yewe namaze gukizwa mpita numva yuko buri muntu wese uzanyegera agomba kumenya ko Yesu akiza. Nabagira urindo ndi umwarimu, najyaga afata umunsi nkipakiza tagisi nkajya mu Ruhengeri ntacyo ngiye gukorayo, njyanywe no kubwiriza abantu muri taxi gusa. Kagenda muri taxi nicayemo nta kintu ngiye gukora mu Ruhengeri. Mu Ruhengeri ho najyaga kubera ko nari mpazi y'abantu nari narakozeyo, nkafata taxi mugiye mu Ruhengeri, nkagenda mbwiriza abantu muri taxi, twagerayo nkafata indi nkagaruka Rurindo, ubundi nkazi Kigali. Ntabwo byansabaga imbaraga nyinshi. Ushaka kubwiriza abantu bakwicaye iruhande, icara gatoya. Yewe naricaraga, sinari muri babandi basakuza muri taxi. Hari abantu babahanga nanjye nemera, bahagarara muri bisi agatera gasaku. Hari n'uwo nabonye abwirizaga ubutumwa kuri YouTube ari mu giti. Bariya burira igiti hari igihe tubareba tukabaseka, yewe ndabemera cyane. Umuntu utinyuka kurira igiti mu izina rya Yesu, yewe ndamwemera. Kuko abandi mwicara aho ngaho mukaba polite, ngo batanseka, ngo batagira icyo bamvugaho, ngo batagira ngo ndi umusazi. Yesu yaravuze ngo genda ukora ibyo nagutumye gukora. Ariko reka mbabwire uburyo byoroshye. Umuntu wese wakiriye Yesu, Yesu aramutuma akamubwira ngo ubwo wanyakiriye genda uhindura abo muhuye bose bahindura abigishwa banjye. Amen. Buri muntu wese muhuye nawe umuhindura umwigishwa wa Yesu. Byoroshye gute? Njya nkunda gukoresha iki kigereranyo na kare nahoze nkibwira aho twateranye. Wari wicarana n'umuntu wari ibitunguru cyangwa wari tungurusumu, ntabwo bimusaba guhumeka cyane ngo umenye yuko afite igitunguru mu nda. Aricara niyo yahumeka uhita ubimenya ko yari igitunguru. Rero niba mwaramize Yesu akaba ari muri wowe, Yesu uri muri wowe, nubumbura akanwa abantu bakuri iruhande bazamenya ko ufite Yesu. Ntabwo bigusaba kujya kure. Mwebwe icyo bisaba gusa, mira Yesu, ntuzajya ubumbura akanwa, bazajya bamenya ko ufite Yesu muri wowe.
byoroshye gutyo. Kuko iyo ufite Yesu waratwawe na Yesu, waratwawe na Yesu. Hari korasi twajyaga turirimba kera tukiterera hejuru ngo ndamwumva mu birenge, ndamwumva mu mavi, ndamwumva mu mugongo. Ukumva nyine ahantu hose, ukamwumva mu birenge, ukajya ukandagira ukumva ufite Yesu, ukamwumva mu birenge, wavuga Yesu ukumva, bavuga Yesu ukumva amaguru arahagurutse. Namwe be musigaye mufite ukuntu muzamurwa na sente na gitari electrique. Twebwe twazamurwaga na Yesu, biriya byari bitaraza. Twakubitaga amapendo, muzi amadebe bakoraga bagashyiramo utuntu tujegera bita ipendo, ubundi tukazamurwa n'ingoma, ariko bavuga Yesu ukumva umuriro uraje. None we musigaye murindira sente nta nikirimo kuvuga, bagashyiramo muzika gusa mugatangira mukabyina, mubyina murimo mubyinira, buriya ni sente bikubyinisha. Ariko numira Yesu uzajya ubona umunyabyaha wumva agomba kubona Yesu. Yesu yabwiye abigishwa aragira ngo mugende muhindura abantu bose abigishwa banjye, kugira ngo ibyo uzabikore no kuba ufite Yesu. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Kuva ku murongo wa 4 tugeza ku murongo wa 10 ndaza kubihuza n'andi magambo dusanga muri Matayo ibice 28. Yeremiya igice cya mbere aravuga ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. No kuvuga ndavuga nti nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati wivuga uti ndi umwana, kuko nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Ntukabatinye kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, ni ku Uwiteka avuga. Uwiteka ahera ko arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati shyize amagambo yanjye mu kanwa kawe, dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubika, kubaka no gutera imbuto. Haleluya. Hanyuma turasoma muri Matayo igice cya 28 ngo nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse, bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana n'abati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwibabwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Haleluya. Aya niyo magambo tugiye gufatanya. Ababa hano abakristo baha barabimenyereye, tugira za seri tugenderaho. Muri iki cyumweru, muri ibi byumweru nako turacyari mu gihe cya nyuma ya Pasika, turimo turiga ku magambo Yesu yagiye abwira abigishwa be ubwo yari amaze kuzuka. Uyu munsi twigaga cyangwa turimo turiga ku nshingano zikomeye umwami Yesu yasigiye abigishwa be, ariko ndagira ngo noneho mpere kuri iki gice cya Bibiliya, kuko nimwitegereza neza muri Bibiliya ndashaka kubihuza no gutoranya no gusengera abayobozi b'urubyiruko no kwinjiza urubyiruko rushya muri Youth Union, ngo mbihuze n'umuhamagaro. Iteka ryose mu bihe byose Imana yagiye ihamagara abantu, ariko nimwitegereza muzasanga 3 bya 4 by'abo Imana yahamagaye bari urubyiruko. 3 bya 4 by'abantu Imana yahamagaye bari urubyiruko. Reka mbaho urugero. Umuntu Imana yahamagaye akuze cyane ni Nowa, kuko Bibiliya tubwira ngo Nowa afite imyaka 500 Imana yaramuhamagaye ngo yubake. Ariko ushobora gutekereza imyaka 500 ukavuga uti n'uyu nguyu yari umusaza, ariko mwibuke yuko umwaka umwuzure wabayemo
Nowa afite imyaka 500. Icyo gihe sekuru witwa Metusela yari afite imyaka 969, kuko umwaka umwuzure wabayemo niwo mwaka Metusela yapfuyemo. Icyo gihe Nowa yari afite imyaka 500. Uwicaranije Metusela na Nowa yari kuvuga ati se uru ruhinja nirwo Imana yahaye gukora uriya murimo, kubera ko mu gihe cyabo iyo wumvise imyaka 500 wumva Nowa yari umusaza, kuko bibitekereza muri kino gihe twe dusaza ukuze cyane afite 100. Ariko mu gihe cya Nowa Metusela yari afite imyaka 969 kandi akiriho. Muri bo murankurikira neza, buriya imbere ya Metusela Nowa yari umusore. Imana ishyira ku mutima wa Mose kujya kuzana Abayisiraheli kabukura muri Egiputa. Mose yagerageje kubikora ari mutoya afite imyaka 40. Ko biri yatubwira ngo agejeje kuri iyo myaka ngo yagiye gusura bene wabo, abona umunyegiputa kubita umuyisiraheli aramutabara, yica umunyegiputa. Kuko Mose yahunze afite imyaka 40 agaruka afite 85, ariko yarongeye akora indi myaka 40 yashaje afite 120. Bikubwira ngo no ku myaka 80 igihe Mose yajyaga kuzana Abayisiraheli akura muri Egiputa, icyo gihe yagaragaraga nk'umusore ugereranije nuko yashaje afite 120. Muri bo murankurikira neza, buriya abantu benshi iyo babonye Petero na Yohana bari bigishwa ba Yesu mu bishushanyo bajya bakora, iyo bari byubona ari ibisaza bifite ibyanwa bifite n'impara byicaranye na Yesu, nawe ufite ubwanwa bugera ahangaha ufite n'uruhara, wewe yari afite umusatsi mwinshi, niko bamushushanya. Ariko buri ikintu abantu batatekereza, ntabwo Petero yari umusaza, nta nubwo Yohana yari umusaza. Ibimenyetso simusiga bibibereka. Icya mbere nuko Yesu yari afite imyaka 30 atangira ministeri ye, bamubamba yari afite 33. Nta muntu w'umusore ujya utoranya abasaza ngo bagendane. Mu bo twinjije uyu munsi nta musaza urimo, kandi suko badahari. Iteka ryose urubyiruko rugendana n'urubyiruko, imiguruko y'urubyiruko ntabwo ijyana n'abasaza, kuko abasaza bamubwira ngo ariko turabona urimo no kwiteranya. Buriya abantu benshi kizakubwira ko utangiye gusaza utangira gutinya ibibazo. Iyo umuntu atangiye gusaza atinya aventure, uramubwira uti dutangire ikintu gishya, atari ko ibyo twakoraga nabyo byari byiza. Ukamubwira utari ko duhindura uburyo duhagarara, batari ko buriya n'uburyo twahagararaga byari byiza. Ukamubwira utari ko biriya bintu dukora birashaje, batari ko turabimenyereye. Usanga iteka ryose abasaza ikizakubwira ko utangiye gusaza nuko wishimira ibimenyerewe. Buriya rero Yesu yaje ibintu byose abisunika. Araza ku isabato abigishwa be bakavunga amasaka bakayarya. Abafarisayo bakavuga ati urabona uriya muhungu, n'abigishwa be mugenda inyuma bica gahunda. Akaza yajya mu rusengero agahagurutsa umuntu umugaye, twarababwiye uriya muhungu ntacyo yubaha. Dore n'abigishwa be iyo bagiye kurya ntibabanza kujabika intoki mu mazi. Ikintu Yesu yarwanaga nacyo buri gihe ni conservatisme y'abanyamihango, kuko yari umujene. Burya urubyiruko rugendera mu ruraguruka, uretse urw'uyu munsi ko mbona iyo mugiye mu by'isi muraguruka, mwajya mu bya Yesu mugafata amafiri. Ndabarahira turaje tubirebe, muramba challenge hano, kandi nzabemera umunsi mwayirorovye mukansinda. Umunsi muzansinda nzemera ko nabeshyaga, sibyo? Buriya ubundi abantu b'urubyiruko bafata ibintu bikomeye. Reka mbaho urundi rugero rumwe hanyuma ngaruke kuri text yanjye. Hari igihe umwami Sawuli yagiye ku rugamba, ngo yari yatewe n'Abafilisitiya, aragenda yicara munsi y'igiti, ngo bamuzanira divayi, bamuzanira n'abacuranzi, bicarira munsi y'igiti. Ngo hari n'abahanuzi, hari n'umutambyi ufite fodi, bicara munsi y'igiti. Umuhungu we witwa Yonatani w'umusore aravuga ati ariko se ubundi twaje hano tuje kwicara munsi y'igiti? Abwira umutwaza intwara ngo tuvasharika nkubwire, reka tuze tujye gukora ibyo badutumye. Baragenda, aravuga ati reka tugende
bariya abafilisitiya nibatubona bakavuga ngo nimuzamuke muze hano tubereke, ubwo Imana irabibatugabije. Yonatani aragenda arazamuka n'umutwaje intwaro, bageze aho abafilisitiya babareba baravuga ngo yehe, ngo ni muri abantu b'Abaheburayo barimo gupfunuka mu myobo nk'agashwi, ngo nimuze hano sha ngo tubereke. Yonatani aramubwira ati tuzamuke buriya turabakubise. Aragenda kubita abafilisitiya, barirukanka barahunga, ingabo zose z'abafilisitiya. Abayisirayeli bagiye kubona babona abafilisitiya barahunga. Sawuli akora nk'ibyo abasaza bakora, atereka dukore ishimwe, adekereta amasengesho yo kwiyiriza kandi urugamba rwakomeye. Nta muntu ujye uyobora ingabo ngo zijye kurwana zitariye, ibyo bitekerezwa n'abasaza. Atereka dufata amasengesho. Ufasha amasengesho y'iki? Ko Imana yaguhaye kunesha. Undi munsi Dawidi yanganaga na Yonatani, barabasanga Goliyati arimo aridodomba, ati mwanshakira umuntu w'umugabo tugahangana. Dawidi aramureba aravuga ati kiriya kigabo buriya umuntu yagenda akagikubita. Ubundi urubyiruko ikiruranga bakunda adventure, bakunda challenge, bakunda aho bikomeye, bakavuga ati muduhereze hari aho bikomeye niho twebwe tujya. Dawidi araza abwira abakuru be, baba batarusha kiriya kigabo buriya wagenda ukagikubita umuntu acaye ngo bamuhe ikibari. Bati kandi wowe iteka ryose uhora wigereranya, uhora wiri byananiye n'amahembe nkanswe nkungu. Wowe nta n'intwaro ufite, nta nubwo uri umusirikare, nta n'ibikoresho bya gisirikare, ntiwigeze ujya no ku rugamba. Ubonye umugabo wambaye inkota, afite icumu rinini n'agacumu gatoya, afite inkota nini, afite n'ingabo nini, afite n'intoya, afite n'abamutwaje za reserve. Noneho ngo ugiye kurwana nawe? Burya bwari ubwiyahuzi. Bene ubwo bwiyahuzi bukorwa n'abantu b'urubyiruko. Nta musaza n'umwe wiyahura. Njya mbibwira bari abantu bakontorora ibintu by'umutekano ku kibuga, hari igihe bakontorora nkaho ganirega mujye mutureka twe twicireho. Nta musaza wiyahura. Nta nari muzumva umusaza wateze ikibombe. Wenda ashobora kohereza abantu b'urubyiruko nkamwe bakiyahura bakajya kubitega, ariko we ntabwo ajyayo. Reka da, umusaza asigara inyuma iyo ngiyo kuko ubuzima buba bumaze kuryoha. Adventure. Imana ihamagara Yeremiya, iramubwira ngo Yeremiya, ndagira ngo nkutume aho rukomeye. Kandi nimwitegereza igihe Yeremiya yahanuye cyari kigoye. Abami bose yahanuriraga baramukubitaga, abandi akabahanurira bakamufunga, abandi akabahanurira bakamuta mu rugobo. Hari n'uwo yandikiye iby'Imana yahanuye byose ngo abyandikisha umuhanuzi, umwanditsi witwaga Baruki. Arabyandika arangije babishyira umwami, babimusomera ngo umwami afata imakasi akajya akata, barangiza ipaje ayikata nunaga mu muriro, bakatiye inde ashyira mu muriro. Hanyuma Baruki asubira yabwira Yeremiya ati bya bintu byose wanditse yayishyize mu muriro. Ariko Yeremiya arakomeza arasenga. Uyu Yeremiya rero Imana imuhamagara, yarabanje aravuga tumva rero nkubwire, Mana ntabwo uzuhamagaye, ntuzi n'icyo umpamagariye. Urambwira ngo ninjye guhangana n'abari abantu bamaze abahanuzi babakubita, bamaze abahanuzi bababamba, none urambwira ngo ningende. Imana iramubwira ngo Yeremiya, ukiri mu nda ya nyoko nari nkuzi, nagushyiriyeho kugira ngo ube umuhanuzi uhanurira amahanga, kandi we kongera kumbwira ngo uri muto, kuko aho nzagutegeka uzajyayo. Ariko nkunda uko Imana yabwiye Ezekiel, ariko nta na Yeremiya yigeze kubimubwira. Iramubwira ngo ngiye gukomeza agahanga kawe kamere nk'isarabwayi, ugenda uhangane nabo. Haleluya. Iki rero nimusubira inyuma mukareba n'abigishwa ba Yesu. Buriya abigishwa ba Yesu umurimo yarabahaye wari umeze nk'uyu nguyu wa Yeremiya. Abigishwa ba Yesu barabigarira mu majyaruguru, agiye kubatuma arababwira ngo ndabatuma mugende muhindura amahanga yose abigishwa banjye, kandi muhere Yerusalemu. Tough place. Yerusalemu na Yesu yarahatinyaga. Hari igihe yagiye Yerusalemu ngo batangiye kumuhiga yisubirira i Galilaya. Ariko none bafasha abaturage b'abarobyi b'amafi b'i Galilaya, abazanye Yerusalemu, arababwira ati aha niho muzahera, aho rukomeye. Obedi yahoze avuga ngo ajya azenguruka hariya ngo murazenguruka. Buriya rero kera tukiri abasore twebwe ibihe byari bikomeye, twe ngana namwe, ariko Obedi uracyari mutoya.
imyaka icyo gihe ntabwo iyo nari mfite wari wayigeraho, hari ufite 20 n'ingahe. Nawe n'umwe uzi mfite 31 ibyo twari turimo gukora, twarimo guhangana n'intera hamwe. Burya ni ubu nsubiza amaso inyuma nkavuga uzi ko burya twarabiyahuze. Twigeze kugenda muri 93 hariya aha hirya hangaha aha mu Gatenga n'ahangaha hano mu Nyakabanda ya hano ya Remera niho habaga intera hamwe ziteye ubwoba muri aka gace. Muri Kicukiro Inyange zo mu Gatenga n'Abazuru bahani Remera nibo bacaga ibintu. Turagenda tujya hariya Igikondo kuri Majerwa harya muri rya muhanda harya kuri Majerwa harya dishiste hani muri rya Turunu twashinga ikamyoneti duteraho ibyuma. Mbwiriza ubutumwa buvuga ngo azabona ishyano utegekesha igihugu kukivusha amaraso. Intera hamwe ziraza ubwiyahuzi bw'abasore baraza n'amagoronade n'ibyuma, baraza reflex twari twatanze zose ko twari twavuze ngo tugiye kubwiriza iki gihugu tubabwire ko bava muri izi nzangano tukabana amahoro. Baraza barahagarara ntangiye kuvuga baravuga ngo ya ngo hagararira aho ngaho. Amaterete yose twari twatanze barayatora barayatwika. Mbwira abo twari twagenda bavuga ni mwebwe mugiye hejuru y'imodoka mutere korasi ngiye kubwira Imana impindurire message. Ndagenda njya mu modoka Imana irambwira ngo genda ubwirize kuri aya magambo aba muri Habakuki avuga ngo azabona ishyano utegekesha igihugu kukivusha amaraso. Nabwirije iminota 30 bacecetse barabwumva. Fire. Ndangije umukuru w'intera hamwe arambwira ati iyo mikrofone ndayimuha ati vuga urimo kuvusha amaraso. Icyo gihe abantu barapfaga. Vuga urimo kuvusha abantu amaraso. Ndamwira nti simuza ariko Imana ndavuze ngo umuntu azabona ishyano. Ati vuga ko ari inkotanyi zibikora. Nti niba ari zo zizabona ishyano kandi niba ari mwebwe muzaribona. Burya abantu b'abasore hari uwo nibaza nkavuga nti ko ari ubu ngubu natinyuka ngakora nk'ibyo ngibyo. Ubundi ikintu kiranga abantu b'abasore baba ari brave. Twarabwirizaga mu masoko ukagenda uhagarara hariya muri Nyarugenge. Nabwirije Nyarugenge hariya mu isoko najyanye na fraternité uhagararaga hejuru y'isoko ukabwiriza isoko ukamanika ibyuma ukabwiriza isoko abantu bose kweza saba abantu n'abasazi. Ubundi umuntu ari urubyiruko akunda adventure. Niyo mpamvu hano Imana yabwiraga Yeremiya ngo Yeremiya uwegenda nzabana nawe. Impamvu iteka iyo Imana igiye gukora ibintu bihambaye itoranya urubyiruko nuko ari rwo rutinyuka gukora ibintu abandi batatinyuka. Burya muzitegereze abantu bajya hariya bakabyina bambaye ubusa n'urubyiruko. Nta musaza ungana nanjye uzasangaho. Reka datwe tuba twaramaze kumanura tempo. Umuntu w'umusaza nawe ujya hariya ukambara ubusa. Ariko uzajya hariya ibyo bede yavugaga uzajya hariya kuwa gatanu urubyiruko nkama rurabyina rukambara ubusa rugakora n'ibindi byangwa n'Uwiteka. Kubera iki? Urubyiruko rukora ibibi rushyizemo imbaraga rwajya no gukora ibyiza rugashyiramo imbaraga. Niyo mpamvu Imana igiye ihagurutsa urubyiruko. Nta musaza wari guhangara Goliyati ariko Dawidi yaramuregera aho gatari ko nigeze guhangara intare kira kigabo cyo buriya sinagikubita. Ninde musaza wajya guhangana n'intare akayifata kananu? Hano urubyiruko baragenda tu. Ndenda kubabaza mwebwe iyo mbona ukuntu urubyiruko ruri mu byaha rutinyuka, iyo mbona ukuntu urubyiruko ruri mu byaha rwitanga, uzi ko abantu bitanga bakarara babyina mu mbeho n'iyo imvura yaguye. Ariko twebwe ushobora kubwira abantu uti turarara amasengesho ariko amasengesho y'ijoro ababyina ko barara ijoro bakageza mu gitondo. Harya ngo mwebwe muzarwara nimurara musenga, ko batarwara se baraye babyina. Urubyiruko Imana ibwira Yeremiya iramubwira ngo Yeremiya naragutoranije kugira ngo ngutume. Kandi ibyo Imana yatumye Yeremiya nibyo Yesu yatumye abigishwa. Ubwo icyambere Yesu yahamagaye abigishwa barabwira ngo ngiye kubatuma
mugende mujye mu mahanga yose muhindura abigishwa banjye. Haleluya. Mwiteguye guhaguruka abantu bakamenya Yesu kuko mwamumenye? Numvise uriya musore wo mu bana b'abapastori avuga ngo Imana igira abana ngo ntigira abuzukuru ngo nabo bari mu nzira ijya mu ijuru. Icyangombwa ntabwo ari kujya mu ijuru. Iri ni naryo kosa rikomeye cyane abantu bafite. Abarokore benshi bicaye barimo gucunga agakiza aho gucunga icyo Yesu yasize atubwiye gukora. Ntabwo ijuru tugomba kuriharanira. Serious, ibi ngibi ntabwo ntinya kubibabwira. Ntabwo ijuru riharanirwa, ntabwo ijuru rikorerwa, ijuru twarihawe mu ipaki y'agakiza. Umunsi Yesu amagakiza namwakiriye, ijuru hahindutse iwacu. Ahubwo icyo ngomba guharanira ndi hano ku isi ni ugusohoza icyo Imana yanshyiriye hano ku isi. Nibyo Imana yibutsaga Yeremiya ikamubwira ngo Yeremiya wimbwira ngo uri umwana, n'abandi bose barakuze, n'abandi bose batangiye ari bato, abo nahamagaye bose nabahamagaye ari bato, wimbwira ngo uri umwana, haguruka ujye gukora ibyo nakubwiye gukora. Nibiki Imana yadutumye gukora mu gihe nk'iki? Genda ujye mu mahanga yose uhindura abantu abigishwa. Ngewe nyashimira Imana yampamagaye ndi umujene mfite imyaka 25, ndi umunyabyaha usobanutse. Mu byaha narisobanutse, ngiye no mu gakiza ndasobanuka. Ibyo gihe sinjya menya kuba kazuyazi. Iyo ibintu nabikunze urabimenya, niyo nabyanze urabimenya. Niyo nifashe nkamara umwanya, hari ubwo niyumanganya nkifata ariko byageraho ngaho bikanga. Yeremiya nawe hari ahantu yanditse aravuga ngo nagerageje kwifata ngo nkumva ngo bimeze nk'ufite umuriro mu magufwa. Ikintu cyo gukorera Imana, yewe namaze gukizwa mpita numva yuko buri muntu wese uzanyegera agomba kumenya ko Yesu akiza. Nabagira urindo ndi umwarimu, najyaga afata umunsi nkipakiza tagisi nkajya mu ruhengeri ntacyo ngiye gukorayo, njyanywe no kubwiriza abantu muri taxi gusa. Kagenda muri taxi nicayemo nta kintu ngiye gukora mu ruhengeri. Mu ruhengeri ho najyaga kubera ko nari mpazi y'abantu nari narakozeyo, nkafata taxi nk'ugiye mu ruhengeri nkagenda mbwiriza abantu muri taxi, twagerayo nkafata indi nkagarukira urindo, ubundi nkaza i Kigali. Ntabwo byansabaga imbaraga nyinshi. Ushaka kubwiriza abantu bakwicaye iruhande, icara gatoya. Yewe naricaraga, sinari muri babandi basakuza muri taxi. Hari abantu babahanga nanjye nemera bahagarara muri bisi agatera agasaku. Hari n'uwo nabonye babwirizaga ubutumwa kuri YouTube ari mu giti. Buriya burira igiti hari igihe tubareba tukabaseka, yewe ndabemera cyane. Umuntu utinyuka kurira igiti mu izina rya Yesu, yewe ndamwemera. Kuko abandi mwicara aho ngaho mukaba polite, ngo batanseka, ngo batagira icyo bamvugaho, ngo batagira ngo ndi umusazi. Yesu yaravuze ngo genda ukora ibyo nagutumye gukora. Ariko reka mbabwire uburyo byoroshye. Umuntu wese wakiriye Yesu, Yesu aramutuma akamubwira ngo ubwo wanyakiriye genda uhindura abo muhuye bose bahindura abigishwa banjye. Amen. Buri muntu wese muhuye nawe umuhindura umwigishwa wa Yesu. Byoroshye gute? Njya nkunda gukoresha iki kigereranyo na kare nahoze nkibwira aho twateranye. Wari wicarana n'umuntu wari ibitunguru cyangwa wari tungurusumu, ntabwo bimusaba guhumeka cyane ngo umenye yuko afite igitunguru mu nda. Aricara niyo yahumeka uhita ubimenya ko yari igitunguru. Rero niba mwaramize Yesu akaba ari muri wowe, Yesu uri muri wowe, nubumbura akanwa abantu bakuri iruhande bazamenya ko ufite Yesu. Ntabwo bigusaba kujya kure. Mwebwe icyo bisaba gusa mira Yesu, ntuzajya ubumbura akanwa, bazajya bamenya ko ufite Yesu muri wowe. Byoroshye gutyo. Kuko iyo ufite Yesu waratwawe na Yesu. Waratwawe na Yesu. Hari korasi twajyaga turirimba kera tukiterera hejuru, ngo ndamwumva mu birenge, ndamwumva mu mavi, ndamwumva mu mugongo. Ukumva nyine ahantu hose, ukamwumva mu birenge, ukajya ukandagira ukumva ufite Yesu, ukamwumva mu birenge wavuga Yesu ukumva
bavuga Yesu kumva amaguru arahagurutse. Naho mwebwe musigaye mufite ukuntu muzamurwa na sente na gitari electrique. Twebwe twazamurwaga na Yesu, biriya byari bitaraza. Twakubitaga amapendo, muzi amadebe bakoraga bagashyiramo utuntu tujegera bita ipendo, ubundi tukazamurwa n'ingoma, ariko bavuga Yesu ukumva muri ruraje. None mwe musigaye murindira sente nta nikirimo kuvuga, bagashyiramo muzika gusa mugatangira mukabyina, mubyina murimo kuvuga mubyinira, burya ni sente bikubyinisha. Ariko numira Yesu uzajya ubona umunyabyaha wumva agomba kubona Yesu. Yesu yabwiye abigishwa aragira ngo mugende muhindura abantu bose abigishwa banjye, kugira ngo ibyo uzabikore no kuba ufite Yesu. Haleluya. Mubanze mugire Yesu asobanuke muri mwebwe, ibindi azabyikorera. Amen. Imana ibwira Yeremiya, iramubwira ngo Yeremiya, genda aba bantu nguhaye misiyo, ugende ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no kubaka no gutera imbuto. Muhaye misiyo ikomeye, ugende uhindura abantu. Ko buriya nibyo Yesu yarahaye abigishwa be, ni nk'iyi misiyo ya Yeremiya. Nawe genda bari abantu mubahindure. Haleluya. Ubundi burya abantu bose bagenda nk'icyo ngiye kubereka. Abantu bose mubona nuko bameze. Ubona umuntu agenda ukaza kuki uriya muntu arimo kugenda akora ibintu bitari byo, arahindurije. Sibyo? Nuko bameze. Noneho Yesu arababwira ngo nimugende mufate bari abantu bahindurije, mugire mute? Muhindure. Simple. Nibyo Imana yabwiraga Yeremiya ikamubwira ngo ndagutumye genda urandure, nurangiza wubike, nurangiza usenye, biriya bintu bidatunganye byose ubikorope, nurangiza utere uwuhire umeze. Genda ufate bari abantu bahindurije. Satani yarabahindurije, yarabacuritse. Niyo mpamvu abigishwa ba Yesu baragiye bageze i Tesalonika baravuga ngo ba bantu bubitse isi, they've turned the world upside down. Nta nubwo bayitaninze upside down, ahubwo bayitaninze upside up. Yari icuramye barayicurukura, yari ihindurije bayisubiza mu buryo. Ubundi biriya byose mubona hanze, bari abantu bose ni abantu Satani yacuritse. Babona ibyiza bakabyita bibi, bakabona ibi bakabyita byiza. Imana ikavuga ngo genda ubacurukure, genda ububike. Bibwiraga ko bareba hejuru, genda ubacurukure bahagarare neza. Muhindura abantu abigishwa banjye. Are you ready? Muriteguye kujya guhindura abari mu isi? Icya kabiri barabwira ngo nimurangiza mubabatize mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, mu yandi magambo mubashyire mu muryango w'Imana. Buriya biriya bintu tubabwira byo kujya mu mafamiye y'urubyiruko, Yesu ubundi nicyo yategetse. Mugende mushyire abantu mu muryango w'Imana, mubashyire mu mafamiye. Abakijwe bose mubinjize, bagire fellowship, bagira aho babarizwa, bagira umurongo. Hari ikosa rikomeye muri no minsi, usanga abantu bagwira ngo ariko ngo jewe ngo shobora gukizwa ngo nk'abagiye nyine, ngo shobora gukizwa ngo nk'abanyamwigendaho, ngo shobora gukizwa nkasengera kuri YouTube, ngo shobora gukizwa nkasengera kuri televiziyo. Iryo ni ikosa. Ibyabayeho mu gihe cya corona ni nko kwiyimvura iguye tujya kugama, twari twugamye ibyago byateye isi, ariko ntabwo ariko abantu baterana. Imana yo yaravuze ngo uko mubona ya minsi irushaho kwegera, ngo ntimukirengagize guterana kwera. Haleluya. Kubera iki?
umukristo nyamwigendaho burya niwe satani aheraho iyo agiye kumugusha, kuko igiti cyose iyo gikuye mu muriro kirazima. Umuntu wese yari wenyine arakonja, ubishaka utabishaka urakonja. Reka mbereke, muri mwe ndabizi muri urubyiruko hari abakunda umupira, nimumarike turebe ariko abahungu bakunda umupira. Nanjye ndawukunda ni muhumure, ahubwo reka tugire vuba mujye kureba finale zo mu Bwongereza. Uyu munsi match za nyuma zirakinwa, ni umunsi wa nyuma turamenya uzatwara igikombe cyabo, niba ari Manchester United nako Manchester City cyangwa ari Liverpool. Uri butsindwe muri bo cyakora ubwo watsindwa akakibura ni City, kuko Liverpool yo nubundi ngira ngo itegereje gusa amahirwe kandi simpamya kuyafite. Ariko bunzi ko harimo bamwe bicaye hano bavuga tumva pastor igira vuba turashaka, ariko muhumure match iracyari hirya. Sivyo ra? Urubyiruko ntimukunda umupira? Murawukunda? Okay. Ninde ujya kunda kureba umupira ari wenyine? Ninde ukunda kureba umupira ari wenyine? Ikintu nabonye abantu bareba bari bonyine bakagikunda ni porno. Porno nayo ireba uri wenyine kubera kuba wihisha. Ubundi umupira abantu b'urubyiruko iyo habaye umupira ukomeye ujya kubona ukabona abahungu bose bavuye ngo twajyanye n'abafriend kureba umupira. Kuki mugomba kujyana n'abafriend? Ko mugomba kuba muri hamwe kugira ngo bisusuruke. No mu by'Imana niko bimera, mugomba gususuruka muri mu bandi. Ifamily. Ndabeshye? Hari umuntu ukunda kureba umupira ari wenyine? Nanjye iyo ngurebye ntundyohera cyane. Iyo ndere mbonye ndi jyenyine ndawihorera nkazareba summarize zawo, njya kuri Google nkareba summary. Mwarabonye ko bashyiraho utuntu tw'iminota 15 highlights ugatahira izo ngizo, kuko iyo uri wenyine ntabwo ushobora kumara iminota 90 ugisusurutse uri wenyine. N'umuntu aracenga wajya gukubita ukabona intebe hari yonyine, wajya kureba iruhande ugasanga nta muntu uhari ukavuga ukajya kuryama. Tugomba kuba muri famille. Icya gatatu hanyuma nkagana ku gusoza. Yesu aravuga ngo mugende aba bantu mubigishe kwitondera ibyo nabategetse. Na Yeremiya Imana namubwira ngo Yeremiya amagambo nzagutegeka uzayabwira abantu, kuko iri jambo ry'Imana niryo ritunga ubwoko bw'Imana. Iri jambo ry'Imana niryo rihindura ubwoko bw'Imana. Kumvira iri jambo nibyo bigomba kuturanga. Ikibazo dufite rero muri no minsi abantu batumvira, cyane cyane urubyiruko mufite inyigisho mwihangiye zivuga yuko ngo nta mategeko akiriho, ngo mwarababariwe, ngo mwakijijwe ku buntu. Nanjye ibyo ndabyemera, ntabwo dukizwa n'amategeko. Oya, amategeko aza nyuma y'agakiza. Agakiza tugaherwa ubuntu mu maraso ya Yesu n'umusaraba we. Ariko iyo tumaze kubona agakiza, Yesu aravuga ngo mugende mubwire abantu bagire bate bitondere ibyo nabategetse byose. None se niba amategeko yaravuyeho, Yesu yategetse ngo tubwire abantu bitondere iki? Njye numva abantu bavuga ibintu babone ko abantu Bibiliya bagomba kuba bayisoma nabi. Ubuntu ntabwo bukuraho amategeko. Uzi icyo amategeko adufasha? Adufasha kugenda nk'abana b'Imana. Amen. Ariko ikibazo kirimo teste ya mbere, igipimo cya mbere, kumvira. Mubigishe kumvira ibyo nabategetse byose. Turi muri generation ya rebellion, aho abantu bashaka kwigenga. Ngo ariko kuki Imana idushyiraho amategeko ngo twebwe ntidushobora kwigenga? Sawa, ushobora kwigenga ariko ntabwo uri mu bwami bw'Imana, kuko mu bwami bw'Imana Imana iba umwami. Mu bwami bw'Imana irategeka ukumvira. Mu bwami bw'Imana itanga amabwiriza. Mu bwami bw'Imana itanga icyerekezo, twe tukakigenderamo. Haleluya. Ubu rero niba tugiye kuzaba abantu Imana ikoresha, reka duhaguruke tujye guhindura abantu Satani yahindurije. Amen. Tujye guhindura abantu Satani yahindurije, kandi kugira ngo tuzashobore kubigira tujye muri warmth, mu bushyuhe bw'umuryango w'abana b'Imana. Ariko natwe kugira ngo tuzagumemo, tugume mu murongo w'iby'Imana yategetse. Kubera iki? Buriya ibintu byose bigendera ku mategeko ya institution.
umupolisi agiye agafata imyambaro nambaye, nkamutiza ishati yanjye ya gipasitoro, agashyiraho kola, nkamutiza n'ipantaro n'ikoti. Ubu se sindimbye? Ahagaze hariya mu muhanda agahagarika imodoka, izamwumvira nuko zaba zidashaka kumugonga, kuko zaba zivuga ati ibyo ari byo byose niba ari n'umusazi ntabwo tumugonga. Ariko ubu mpagaritse imodoka mu muhanda naba nabaye umusazi, kuko ntabwo nambaye uniform y'umupolisi. Kandi kwambara uniform y'umupolisi nuko mba ndimo kumvira amategeko aranga igipolisi. Suko abapolisi badafite iyindi myenda. Kuki si yabyutse mu gitondo agiye mu kazi atambara costume nk'ingi? Nuko satayifite. Ariko ntihuye n'amategeko y'akazi. Ni yahagarika imodoka, atangiye guhagarika imodoka akajya zihagarika agira gutya, aho rero se uriya n'umuyobozi wa korari cyangwa n'umuntu uhagarika imodoka? Ko n'uburyo wahagarika imodoka nabyo bifite amategeko abigenga. Avuza ifirimbi, akamanika ukuboko, akakwereka aho uhagarara. Siko babigenza? Bifite amategeko abigenga. Natwe iyo tugendeye mu mategeko y'Imana, icyambere biduha authority, biduha ubutware. Authority cyambere Imana yabwiye Adamu, iramubwira ngo Adamu wimenyereza ibiri muri iyi ngobyi ubitegeke. Authority yanjye, ubutware bwanjye buva mu kumvira amategeko y'Imana agenga ibyo yaremye byose, harimo nanjye. Ngewe uyu mubiri wanjye ibyo ngomba kubanza kwimenyereza ngategeka mu butware Imana yaduhaye, harimo n'uyu mubiri wanjye, harimo gegewe ubwanjye nkitegeka, nkavuga ngo ya Imana iravuga ngo hari uburyo nkoresha uyu mubiri. Ibi ndabibabwira kuko muri urubyiruko ngiye nkunze kubikoraho urwenya hano iyo turimo kuranga abageni, nkahagarara gutya ngo ndebe yuko bahagaze neza, nkabacishamo ijisho, sibyo? Nkabacishamo ijisho, ukabona umuntu atangiye kwihina gutya. Kubera iki? Hari amategeko yishe, yarashyuhaguje. Kuki yashyuhaguje? Ntiyashoboye gutegeka uyu mubiri. Ariko uyu mubiri igihe ngufiteho ubutware mu izina rya Yesu, iyo ugendeye mu mategeko ya Yesu, uragenda ukabwira uyu mubiri ngo wa mubiri we, nubwo urimo kwinyagambura, nubwo urimo kundushya, ariko ngufiteho ubutware, ndagutegeka. Nyambwira urubyiruko nkabwira ni umubiri w'abasore ni nk'imbwa iryana. Imbwa iryana shiyemesha, imbwa iryana urayizirika. Abantu banyuraho ukabona imbwa irimo irashaka guca ikiziriko ngo ijye kubarya, uyishyiramo umugozi, ukayishyiramo itegeko, ukayizirika ntiryane. Muzirike imibiri yanyu, muyitegeke. Amen. Kuko Yesu yaravuze ngo mugende mwigisha abantu kugendera mu mategeko yanjye, ari amategeko y'Imana, kugira ngo uzagire autorité y'Imana. Iyo Satani yakugiriye inama ugakora icyaha, autorité yawe urayitakaza. Niyo wajyaga wirukana amadayimoni agukora ku matama. Twigeze kujya kwirukana umudayimoni ahantu, ndimo ndasoza muhumure. Noneho umugabo umwe arambura ikiganza afashe ku mukobwa urimo dayimoni ihita imuca imazi, irabwira ngo nawe ngo urambuye ikiganza urimo uranyirukana, ngo ejo bundi ngo mwakoze amasengesho yo kwiyiriza ntiwazanye agakapu karimo imineke. Igihe abandi barimo gusenga ukajya kurya imineke, none ngo ufite imbaraga, ngo urimo ngo kuvuga cyane. Umugabo twagiye kubona tubona abaye nk'ikibabi bashyize ku muriro, intege ziragenda. Autorité yacu iva mu kumvira. Niba twavuze ngo turiyiriza, iyirize. Niba twavuze ngo ntidusambana, ntidusambana. Icyo gihe Satani aragutinya akavuga ngo uriya agendera mu mategeko, afite favor y'ijuru. Ko favor y'ijuru iva mu buryo twumvira, nkuko favor y'umupolisi iva mu kumvira amategeko. Umupolisi yahaye akajya ku muhanda akajya arya ruswa, akajya agira gute, umenya ngo favor ya leta imuvaho, ahubwo akarangiza muri gereza. Na favor y'Imana ihabwa abayumvira. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mugende mwigisha abantu kumvira amategeko yanjye, kuko nitwumvira amategeko ye autorité yituzaho. Icyo gihe na Satani aravuga ati uriya mujye mumwitondera, afite favor y'ijuru, aravuga amadayimoni akawumvira. Reka rero ngarukiriza aha ngaha,
muri urubyiruko ngiye kubahamishe sivyo abantu mwese uyu munsi mwinjiye muri youth ariko se ahubwo mbanze mbaze ikindi kibazo ko nabonye abinjiye abari barinjiye mbere bagiye ariko cyakora baho bagiye ndahazi bamwe bararongoye ntibakiri mu rubyiruko nibyo umubare munini wararongoye ntibakibarwa mu rubyiruko ubu n'abagabo binjiye muri fathers harimo benshi kabisa nanjye ndabyemera kame mu youth hano yaproduije abagabo benshi kandi sigaye nshima kuko imirimo myinshi muri iri torero kubwiriza yewe no mu bijyanye n'amafaranga ibya 10 n'amaturo n'ibindi bisigaye biva mu bantu batoya niho umubare munini uherereye ubwo rero youth yaproduije abantu nanjye ndabyemera rwose ariko namwe ndagira ngo muteremo ahubwo twongera umubare w'abakozi mu gihe kiri imbere tubona abavuga butumwa baracyahari bakikira cyangwa yagiye ku kazi n'aba Fred n'abandi mwese murimo kwimenyereza n'aba Obed n'abandi ubwo mu minsi iri imbere nyine bamuharariyeri nibigira imbere ubwo muza stepping in muze hano hanyuma mu rubyiruko haza abandi Remera igenda produce abantu bafite imbaraga ariko mbatumiye indi mission mujye guhindura urubyiruko rwose ikintu kizambwira ko umuriro wafashe uru rubyiruko rungana rutya umwaka utaha nibura muzabe mwikubye kabiri iyo ni life mission mbahaye kabiri gusa kandi biroroshye buri muntu wese abyara undi muntu umwe wenyine usengere batatu muri abo batatu zabyaramo umwe abantu wegereye uzi ujye ubasengera ubabwire Yesu ariko nawe ubanze umire Yesu ku buryo bazajya bakubonamo Yesu kandi ukurura abantu hari umuntu ubona afite ubuzima bwawe ubundi uriya we ko mbona ahora mu mijinya nk'abandi bose nkabona agira akajagari mu buzima nk'abandi bose nkabona nawe yinyabye akajya kubyina nk'abandi bose ubundi nabamukurikira andusha iki nimugire icyo murusha urundi rubyiruko noneho murukururire muri Yesu amen hanyuma dusohoze umuhamagaro ibindi tuzabiganira ubundi reka dusenge Imana ariko uyu munsi ndashaka abantu biyemeje bavuga ngo mwami Yesu ntimwahoze mu bisezerana hano bavuga ngo mwami Yesu twiyemeje kugukorera tugiye kugendana nawe tugukorere dusenge Imana ariko munyizeze yuko nibura umwaka utaha mu gihe nk'iki tuzinjiza indi youth kandi kubye kabira binjiye uyu munsi murabinsezeranije nko mbona mu bitinye mugomba kuba ntambisi yo mufite kabisa yo gukorera Yesu jewe nkingana namwe numvaga isi yose nshobora kuyinyeganyeza nkasengera imbaraga ngo nyeganyeze kandi byaranyeganyegaga iyo ibyo wagambiriye nibyo Yesu agushoboza nimutagira icyo mugambirira ntacyo azabakoresha nimugambirira ko urubyiruko ruzakizwa kubera mwebwe ruzakizwa nimutagira icyo mugambirira ntacyo muzageraho mugambirire ko urubyiruko rugiye gukizwa kuko muriho amen muri iyi minsi ngiye kongera imbaraga mu rubyiruko hanyuma turebe yuko bizakunda ducana umuriro dusenge Imana ariko mbere yuko Imana igukoresha rwose yabivuze neza Eunice ati batwigishije agakiza n'imbuto z'agakiza n'agakiza banza ugenzura agakiza kawe kuko nugira Yesu bizakorohera kuvuga Yesu turagushimye mwami wacu Yesu Kristo urebe uru rubyiruko rwose turasenga ngo uyu munsi uhagurutsemo benshi ndetse ubahagurutse urenza abari hano kugira ngo muri iyi minsi tubone umuriro wawe waka mu rubyiruko ubambike imbaraga wabwiye Yeremiya uramubwira ngo Yeremiya wikwicisha hirya no hino nakumenye ukiri mu nda ngo utoranyiriza kugira ngo uze uhanurire amahanga haguruka ujye gukora umurimo wawe ndasengera n'aba mwami Yesu niba barakwakiriye abamaze kukwakira ubambike imbaraga abatarakwakira nabo bagenderere bahaguruke bakora umurimo wawe mu mbaraga nshya bagire impact mu rubyiruko turasenga ngo aha hantu hazava umuriro w'umwuka
umuriro w'imbaraga, umuriro w'ubushobozi uzakora mu rubyiruko kandi tukabona impinduka zikomeye. Suki ububyutse mu rubyiruko uhereye kuri aba ngabo. Abo wasize mu cyumba cyo hejuru bari 120, ariko ku munsi wa Pentecote barasohotse mu munsi umwe gusa 3,000 birakizwa. Turasenga ngo Irembo Ryera TV, 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 Irembo Ryera TV,